atwereka Yesu uwo twizeye ko azagaruka. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Matayo 24 uhereye ku murongo 33. Nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko ubu bwoko butazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanje ntazashira na hato. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba ariko bo mu ijuru cyangwa umwana keretse data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Nguko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu ngobyi. Ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye kubatwara bose. Niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagore babiri bazaba bashya bari mu murima, umwe azajanwa undi asigara. Abagore babiri bazaba bashya ku rusyo rumwe, umwe azajanwa undi asigara. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Amen. Dusomera ijambo. Ibintu Yesu yabikoze ariko afite iherezo yo kuzabirangiza. Ibintu yashakaga kuducungura no kudukiza bishijwe n'izi mbaraga zarimo ubuntu bw'Imana yatugiriraga. Amagambo yose tumaze gusoma, ariko iherezo ibi byose tuzabiruhuka, tuzava mu isi uko yabivuze. Aduhaye urugero rw'ibintu kuko ibi bintu birimo hari abandi bantu bigeze kuvuga nabyo mu gihe cyane. Ibyo bagiye atangaho. Hepfo kuri 5 havuze ngo ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na gato. Yaravuze iri jambo, ni ijambo ryerekana umutwe waryo, bavuga ngo uko bizamera ubwo Yesu azagaruka. Uko bizamera ubwo Yesu azagaruka. Yesu wakoze iriya mirimo yose azagaruka. Azaza uko bizaba bimeze kose, atinde ariko azagaruka. Abantu bananirwe, barambirwe, banamuke, ariko Yesu azagaruka. Ariko uwo munsi niko bitubwiye, ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi. Ni umunsi ufitwe n'Imana. Biratubwira ngo haba n'Umwana w'Imana ari we Yesu, ngo uwo munsi nawe ntawe ubizi. Aravuga ngo naho bamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana ngo keretse data wenyine. Ibyo bitubwiye yuko ari umunsi ukomeye, umunsi ufitwe n'Imana rurema barimo isi uwo wenyine. Umwana w'Imana, abamarayika ntibabizi. Aduhaye urugero hano ku 32 baravuga ngo uko iminsi ya Nowa yari iri, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Niko byabaye. Abo mu gihe cya Nowa baraburiwe nk'uko tuburirwa buri munsi ngo Yesu araje, Yesu agiye kuza. Nimube maso, nimutunganye ubugingo bwanyu, nimuhunga umujinya n'urubanza rwiye kuba mu isi n'ibyago cyangwa se no kurimbuka ku isi. Aba bantu nabo baraburiwe cyane. Iminsi ya Nowa abo dufite ubugingo baraburiwe kenshi, ariko tibabyumva. Tubwira yuko abarokotse muri icyo gihe, ntituzi umubare bari batuye isi uko wanganaga, ariko biratubwira ngo harokotse abantu 8. Imana isohoza ibyo yavuze. Niko bivuze ngo uko iminsi ya Nowa yari iri, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Kuko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije.
umunsi niyo yabanje iyo minsi ariko ntibamenye. Biravuga ngo bararyaga bakanywa, bararongoraga, barashyingiraga kuko bigenza iriho n'uyu munsi, bageze umunsi nawe yinjira. Ntacyabuze isezerano ry'Imana gusohora kuko byatubwiye hariya mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ngo ntizirazabaho inyuguti n'imwe, ibyo yavuze azabisohoza mu mwanya we, yatinda yatebuka. Icyo gihe niko byari bimeze nabo, kuko turya tukanywa ngo bigeze umunsi Nowa yinjiriye, ngo ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara bose. Avuga ngo niko no kuzaza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Agira urugero rero, avuze ngo aba bana cyangwa bariko bakora igikorwa kimwe ariko badafite kwizera kumwe, badafite intego imwe, nubwo babana, nubwo bajyana, bazaba bari mu gikorwa kimwe. Biratubwiye ngo umwe azaje, ngo icyo gihe abagore babiri bazaba bari mu murima, ngo umwe azajana undi asigara, ngo bazaba basya ku rusyo rumwe, ngo umwe agende undi asigara. Kuko umuntu yagiye ahabwa kwizera kwe, amenya asobanukirwa n'Imana ukwiwe, nubwo dusangira, nubwo tubana, nubwo tugendana, ariko bitugaragariza kuko umwe agiye agira ukwizera kwe n'ukundi ategereje Imana ye. Hano aravuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azaza. Ariko ngo mubimenye, iyaba nyir'inzu yaramenye igicuku umujura, yabaye maso, ntiyakundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo Umwana w'umuntu azaziraho. Ijambo ridukangurira ritubwira kuko Yesu azagaruka. Nubwo tubishira muri iryo jwi rivuga ngo azagaruka, n'uyu munsi yagaruka, nuko ukwezi yagaruka, n'iyi saha yagaruka. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira gusa ngo nimube maso kuko mutazi umunsi. Icyo gituma dusenga ku manywa na nijoro, bituruha, si nk'ibindi bikorwa ngo turahinga nitumara gutera imyaka turyame. Oya, duhozaho buri munsi. Hari uwaririmbye aravuga ngo njyewe mpisemo guhora nkizwa. Buri munsi ni ugukizwa, buri munsi ni ukugenda twitora, kuko Imana, kuko iminsi yacu tituyizi, tuzi umunsi Yesu azagaruka. Katubwira ngo nimube maso. Uru rugero rutwereka ukuntu abantu bari bameze mu minsi ya Nowa, bararyaga, bari badamaraye, ntibibwira ko ari bizaba, ariko bari baraburiwe kuko tuburiwe. Bari babwiye ngo isi izarimburwa n'amazi, mube maso. Dore ubuhungiro ni mu nkuge, nta handi, kuko inkuge ireremba hejuru y'amazi. Nta kindi cyabakiza keretse muhungire mu nkuge. Ariko abantu ntibabyumva. N'uyu munsi abantu ntibumva. N'uyu munsi abantu bakomeje gukora uko bashaka. N'uyu munsi barakora ibyaha uko bishakiye. Kandi ijambo ry'Imana buri munsi riraburira, rirakomanga, rivuga ngo nimube maso. Yesu avuga ngo ndaje gitego. Ariko benshi barasinziriye, benshi ntibabyitayeho, benshi barabikerensa, benshi babihindura amagambo y'abantu. Ariko iri jambo ry'Imana, iyi Bibiliya ye, nta nabayikopura, nta nabayihindura. Ibindi bitabo barabyongera ahandi magambo. Abanyabwenge baguma kuza uwabanje, uwanyuma akaza murusha ubwenge akongera n'ibindi bitabo. Ariko iri jambo ry'Imana ryandikishijwe n'umwuka w'Imana, ntakiza cyongerwaho kandi ntakiza kigabanywaho. Ukavuga ngo uzongera kuri ayo magambo akagira icyo yongeraho, Imana nayo izamwongerera ibyago n'ibindi. Cyo bituma rikomeye iri jambo riteye ubwoba. Tugiye kugira umwete wo kuba maso. Ijambo ry'Imana ritubwiye
arakuvuze ngo ni mube maso, yemwe abari mu isi yose, yemwe abadamaraye, yemwe abibwira ngo isi irakomeye, yemwe abafite ibintu bikomeye, amazu y'ibitamenywa n'ubwenge buhanitse bwo hejuru, ariko Yesu azaza. Ibi byose Yesu abifite mu gihe. Niwe ufite igihe cya byose, apfunyitse igihe cyose cyo mu isi. Niwe ufite igihe kandi agikoresha uko ashaka kuko ari Imana. Cyo gituma rero tugiye kumwubaha. Imana idumugisha. Amen. Mana Data wa twese, turagushimiye kubera amagambo adukangurira kuba maso, dutegereza kugaruka kwawe, kuko hari byinshi wagiye uvuga ngo aribyo tuzareberaho, nubwo tutazumvijwe, ariko hari ibyo watweretse uravuga ngo muzarebera kuri ibi. Bavuze ngo ibyago, intambara zizakomeza, ibyago bizagwira, ariko uravuga ngo ibyo byose nimubona birabaye muzubura imitwe yanyu, kuko gucungurwa kuzaba kubegereye. Ariko abantu ntibabireba. Cyaduha Mana ngo twubure amaso tubimenye, kuko ugiye kugaruka. Iyo mahirwe bakwizeye, uwo munsi Mwami mwiza uherukiye, nubwo turushye mu isi, nubwo turi mu ntambara, nubwo turi muri ibyo bibazo, ariko hari igihe tuzabiruhuka, kuko Mwami wacu Yesu ariko wadusezeranyije kuzagaruka.